inguni z'umugore burya iyo tubirebye neza tukabishishoza dusanga byibura zigera hafi muri 6. Umugore wawe amazi yaramwishe, umugore wawe stress zaramwishe kubera ibyo biza bitse mu nda ye. Ibaza ariko nawe kuba utunze umugore ukaba utazi ngo ni hehe nashakira amazi, ni hehe byagenda gutya. Ugasanga umugore mumaranye imyaka 20 imyaka ingahe ariko ugasanga aracyari vierge, burya bakiri vierge. Kuko burya uzabicunge kandi burya iyo utarongoye umugore wawe neza ngo ujagajaga ibyo byumba. Hello guys, reka tubasuhuze, nizere ko mumeze neza cyane. Nkuko mubizi rero ntabwo nshobora gutangira ikiganiro cyangwa se inyigisho yanjye ntabanje ngo mbanze ngo peace. Salama udukurikiye aho uherereye mu bihugu bigiye bitandukanye, nizere kumeze bon. Uyu munsi none aha rero akomana hari gemba afite inyigisho twiza nkumva turimo turandyohana numva, ariko reka nkwibutse gukora subscribe wowe utari wayikora, ndetse nshimire wowe wamaze kuyikora kuko wabaye intwari kuri nge. Ikindi likinga, una sharing ndetse na comment yawe iba ari ingenzi cyane cyane. Tugiye kurebera hamwe rero uyu munsi wa none ahangaha, gasanga nk'umugore arakubwira ni umugore abyaye nka 5 ariko arakubwira ndi vierge, ugaseka kajya haza ni gute se waba uri vierge kandi ubyaye 5? Ahubwo usanga uri murabihakana, ariko nagira nkumenyeshe yuko aba ari byo, kubera yuko afite izindi nguni umugabo we atari yinjiramo, atari yakozamo, atari yagira ate. Ugasanga izo nguni zose ziracyafunze. Niyo mpamvu rero usanga kenshi uyu munsi none tugiye kurebera hamwe izo nguni ni izihe, zirahagana he. Nabaje nabaseka sha, none se nakora iki? Rero usanga kenshi abagabo batabizi cyane ko buriya inguni z'umugore burya iyo tubirebye neza tukabishishoza dusanga byibura zigera hafi muri 6. Ugasanga rero hari inguni ya ruguru. Iyo nguni ntago muyizi, abagabo benshi ntabyo bazi. Kandi abagabo kenshi usanga ntabyo bazi kandi birahari. Ugasanga rero kuba utabizi kwawe ntago wicwa no kutabimenya nyine tu. Niyo mpamvu njya nkwibutsa gukora subscribe kuko iyo wakoze subscribe ujya kubona ukabona zino video nziza, notification ukongera ukazireba. Usanga kenshi na kenshi rero nk'umugabo iyo abikora gutyo akora n'ubuswa, ugasanga arimo azamba ajya muri yanguni yo hasi yindi byara ngo ni hari gushakira amazi we. Yarangiza akayegura ipantaro n'ikoti agahagarara amandi bagabo akagira ijambo ngo nanjye ngo ndi umugabo. Umugore wawe amazi yaramwishe, umugore wawe stress zaramwishe kubera ibyo biza bitse mu nda ye. Umugore wawe mbese agahinda kenda kuzamwica, nawe warangiza ukegura ikoti n'ipantaro n'iki ati kabisa ndi umuntu w'umugabo mu rugo rwanjye. Rimwe na rimwe rero ikintu cyakimbabaza ni kimwe, nuko usanga kenshi nk'umugabo nk'uwo ahindukira akanaserereza n'umugore we ati umugore wanjye uri nta kigenda, nta mazi ugira. Ariko mana hari inyigisho nigisha nkumva reka nisekere kubera ko nta bundi buryo nkanisekera. Kandi koko ibaza ariko nawe kuba utunze umugore ukaba utazi ngo ni hehe nashakira amazi, ni hehe byagenda gutya. Ugasanga umugore mumaranye imyaka 20 imyaka ingahe ariko ugasanga aracyari vierge, burya bakiri vierge. Kuko burya uzabicunge yabaho we mbega abagabo. Ariko mana arigenge mbitekerezaho ngavuze ubundi wumva nyine tu inshingano zawe zikora neza. Kuko hari igihe utazi ngo ndacumitira he, ndanyariza he, ese ninshaka kujya kuzana amazi ndayazana he. Hari inguni y'iburyo mu kuboko kw'iburyo iherereye ku mushino w'iburyo. Iyo nguni niyo ikunda kuzana ururenda mu gitsina cy'umugore. Iyo nguni ntago yizi, nta nubwo uzi n'uburyo ushobora kuba wayikarisamo kugira ngo urwo rurenda cyangwa se ubwo bushake bw'umugore buze vuba. Hari n'igihe usanga komana banumva byandenze, agenda banumva byandenze. Hari n'igihe usanga nk'umugore wawe agira ate, umugore wawe ujya kubikora ugasanga igihe cyose nta bushake agira, agira gute mbese nyine ugasanga ubwo bushake ntabwo agira. Ariko kubera iki? Kubera yuko
kumutegura inyuma byanze, basi byibura naho ugomba kuyohereza mu nguni yabugenewe haturuka ububobere, ugasanga ntabyo uzi, nta n'ubwo uzi naho inguni iri. nawe warangiza ukajya nawe uvuga ibiwe shango njyemba nta murongo yari. noneho abagabo ngabo rero ikintu kizetsa baba bamaze umuhanda mu gutambuka, atambuka yuzuye umuhanda. Ndi umuntu w'umugabo, imifuka yayifashemo akaboko yafashe mu mufuka yanigirije, wana kabisa ndi umuntu w'umugabo. Byahe byo ukajya hari inshingano tuzuza, kandi burya iyo utarongoye umugore wawe neza ngo ujagajaga ibyo byumba, burya uba wamaze gutakaza icyizere cye, kuko arakurakarira akanakwanga kumva ntacyo umaze. Niho hantu uzasanga umugore atangira kugusuzugura, yagusuzugura ngo buriya ararenzwe, ngo buriya ngo ibiki, ariko ntukamenya ko ibyo bitoki umugabo n'ibiki byose urabimuha, ariko hari icyo utamuha, kandi ibyishimo birahenda. King James ntiyabiririmbye yarabiririmbye ngo ibyishimo birahenda, ibyishimo birahenda. Usi ibyishimo utaboneka umugore wawe cyangwa se ku mugabo wawe, urumva azabibonera kuri inde wundi? Niyo mpamvu rero usanga kenshi nk'abagore bajya kwishakira abapfubuzi. Ese ugira ngo ubundi umupfubuzi akurusha iki? Nta kindi kintu akurusha, akurusha tekinike zo kumenya ngo umugore ateye atya, umugore afite ibyumba bingana gutya, hari aho nkoza, hari aho abazi apimiranya, abanahazi nkakozamo hakaza ububobere bwinshi. Hari n'igihe udukurikiye ushobora kuba utunze umugore wawe nta bubobere ajya agira mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, ariko ukaba wenda byibura ugiye gukurikiza zino nyigisho, ukamenya ngo nzajya nohereza hanaha bambwiye, hanyuma basi byibura iminota nk'ibiri cyangwa umunota umwe ububobere bwe buraje. Ugasanga wigize syori, wagize nabi, umugore wawe araje aragucika, umugore wawe araje arakwanga, natanagucika ajya guca inyuma agende, kandi njye ubye sinanamurenganya, aramutse agiye nge na ubu rero kandi bukora gutya akomara abagore n'abagabo. Burya rimwe na rimwe njya mbona bararushye, kubera impamvu barushye nuko rimwe na rimwe hari igihe usanga umuntu umwe mudahuza. Iyo ari umugore utazi kubikora, akenshi bari umugabo, ariko burya ndahamya neza ko 60% abagabo ari bo bivamo. Ubundi umugabo ni utuma biryoshye cyangwa ukabibishya. Ese ibyo bintu mwari mubizi? Mwari mubizi? None se reka mbanze mbabazi, tamo akumva merewe neza, akaba afite inguni uri bukozemo ubushake bukaza, akaba afite inguni uri bukozemo amavanginga kaza, akaba afite ibindi byumba bigifunze. Urumva yuko niba wowe ufata intuze kandi nawe ubwawe wabigizemo uruhare. Njya nkunda kuvuga rero nkoresheje ijambo abanyarwanda ba kera bigeze kuvuga ngo habwirwa benshi hakumva beneyo. Rero umugabo udukurikiye wese none ahangaha akaba azi ko afite icyo kibazo, gikemure hakiri kare, kuko buri urugo rwubakiye kuri byinshi, ariko icyambere muri ibyo byinshi ni ukurongora neza umugore wawe, ukamugirira ku byishimo byiwe, ndetse nawe akakiguha neza, akakugirira ku byishimo byawe. Nkwibukize gukora subscribe, ntago naba mpemutse, kubera yuko uzajya wirebera video nziza nk'izi ngizi. Ikindi like, comment, then share, ugasharinga muri bagenzi bawe. Imana ikomeze ikurinde aho uherereye hose, ndabakunda cyane, bye.